into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Yes, murakaza neza muri JC. Nimbwa JC uhita wumvira ijambo bita Jiva Collection. Nukuvuga ngo duherereye mu nyubako ya Sonatube cyangwa bita muri Silver Bank. Izi pano zose bana 15 byose hamwe n'amafaranga 25. Ariko ufite inote ya 20. Ahanga ku makote biratangira bigakora. Aho hose iyo uhageze guhitamo n'amafaranga ibihumbi 25. Ibi byose rero n'amafaranga atarenze 20. Ahanga agashakoshi kose n'amafaranga make nkanga no guhera ku mafaranga ibihumbi 15 byose bana agashakoshi guhera ku mafaranga ya 8 bizo ku 15 birabara. Dore amashati ahanga hose ku mafaranga ibihumbi 15 kugeza ku ibihumbi 10 hose birakora. Ukiwe ni pano Jesse we kwirwa wigora icyo mafaranga 15 maze bagupfunyikire utawitahira. Izikabutura ku mafaranga yawe ibihumbi 10 amabareza hangana guhera ku mafaranga ibihumbi 15 12 nimugiye kumaze gura akabutura ukajyane ahangana guhera ku mafaranga ibihumbi 15 kumanuka ibihumbi 15 ibihumbi 18 ubonamo ikabutura hano ukayijyana ku mazi ahanga uzana amafaranga ya 25 imwe tukayitahana ahanga kuri congo rero ku muntu ufite amafaranga ye ibihumbi 40 ibihumbi 50 ibihumbi 30 utana congo patel fripe guhera ku mafaranga 200 uziyizira iri net ubona rimwe riri ahangaha iri net yangu rikuremo ni ibihumbi 50 ariko dufite n'andi marinete y'ibihumbi 10 n'andi ya 15 ahanga ku mafaranga ibihumbi 15 kumanuka ibihumbi 10 ibihumbi 8 ingofero yibona maze ukayitana ukagenda ukajya kwiyambarira aya makote uri mureba ahanga rero na amafaranga ya ibihumbi 80 Jiva Collection twigira ku ruganda tugakoresha imirage mu amafaranga funguza uramugabo wawe yo kugenda ngo apotorere muri za gereza urumva cyo tutindiki nabwiye ko n'amafaranga nayabuze giye kendi diaspora my friend diaspora wasufite fata udura bunga nkabuvundisha mu Banyarwanda nako kanya ushaka bizu niyo wumva ushaka sibyo ushaka bizu urumva n'ibindi twagigira amaho gataho ngaho ngaho tuye kumufunguza sese suwabuze ngo ushaka bizu teta rero nuza kuntera umutima mubi ibintu byose ndatambivamo windana ubuhenda abana sindi umwana ubusini bizu bwoko none se wowe ntaguzi icyo ushaka ba straight umbwire ngo urashaka ikindi wambwiye ngo ushaka kunyunguta iminwa tugera twishimane w'amafaranga ngewe teta somene n'iminwa yawe ejo ndi nakubonye kurya akabenzi mbiziburiye sana ameze nk'uri gusomera bizuru by'ingurube rwose sishobora kugusomora ari akabenzi nahita nkubona nk'ingurube yigenda nuvanga iminwa yanjye ibaye nk'ingurube yego ko ibizuru by'ingurube bihuriye he kwa ko nakonye kurya akabenzi sinjye sibangera hano arya akabenzi burera umugabo wanjye naga ashaka kurya akabenzi teta rero kamubwiza ukuri ibintu uri kuzana mu by'ubujyangiri umenye kese ura mugabo waregwa ni kese yo gufata umwana ku ngufu imyaka 20 apotera ubukwe bwawe buragiye ariko ubu ngubu abantu kagugwami ibintu by'ingaya kunshimisha nkagufata nkagufiringa niki ushaka kuryama n'umugore w'inshuti yawe kugira ngo ufunguze inshuti yawe oya si cyo ngicyo nuko sanze ngukunda kandi ari ikintu gufata nkaho cyoroshye kitoroshye umugabo we kese abazwa urayizi kufata umwana ku ngufu byibura ni imyaka 23 cyangwa 30 aboreramo ubukwe buragiye tumutse ni cyambere amaguru gwamenye kubera ibintu by'iminota ibiri samba abantu rwose feeling urabona cyane rukumvamo koko ntacyo oya yewe biragenda bisi ngwino eka basi cyo kukinga umuntu gukomanga yewe hanyuma nze cyandise ndabizi se ngewe arangwinda uragute eka mbanze nge akusi waretse nkabanza nkajya gukingura nkamenya n'umuntu gukomanga yewe uraje cyangwa uje urigira nabi gida bivamo niho nizagize isugiri sawa nyine ndahitanze ngangira vuga ituze hanguka kivu ngiye kuyaniyambo ntunyinishe noneho ubwo mama itaje kwishyuza tuko batanga kumwishyura
hanyuma nyine kandi afite uburenganzira bari basinyanya nyine amasezerano ngo yuko niharamuka hashize umwaka ataramuhereza amafaranga yiwe azagaruka akabara akagasubiza nyine afite uburenganzira bw'uko kano kabari yabasubiza amafaranga mwamuhaye mu gihe mwamwambuye ubundi akabara akakisubiza akongera akajya ku mazina ye nibyo nyine bari barimo baraganira uvuga story nawe ugenda ese nicyo utumvishe wowe nicyo utumvishe harabura ngaye se ngo ubumwe ndura miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda nzo tukote yasigaye mamita yego nizo yamusigamo kandi ikintu gikomeye nuko mamita afite uburenganzira muri contract nyine basinyanye yamubwiye yuko uretse wica kuri none se ubungu wahita niyunga na tukote ntabwo byashoboka amazi yarenze inkombe ahubwo ngiye wenda inama nakugira aho ngaho ntabwo byashoboka amazi yarenze inkombe aho kanya tubivuga nta no kundema agatima none se ngerega hano ndi kukubwira ikintu cyonyine gishoboka mabuja niba nameye kubikubwira ntega amatwi wumve inama nakugira amazi yarenze inkombe ndabigenza gute agahinduka kugeze turacyari gushaka ko twabikemura hakira wari yazanye Leta muri iyi nzu hari udukoryo harimo miliyoni 5 hari umuntu ugeze ajya kugereza kureba ngewe njye wagiyeho nigiwe ndahita njyana nanjye ndere rero mu bibazo byo gushaka ayo mafaranga ndumva bitatinda ndabona umwana wanjye ari muzima atarwaye ataragize ibibazo byo kwigereza para ayo mafaranga nose Timote ugeze usura pole munsi mwabonanye pole ntabwo nari nagasimbukirayo nagira ngo nce mu mujyi nje mutuntu nagura hanyuma nsimbuke njye kumureba cyane ko ntari amafaranga urebye yari yabonetse cyangwa tureba twayatanga umuryango kwa Jean Jacques miliyoni 100 ntabwo ari ikibazo singaye si ibyifuzo by'uriya mukobwa yego arengaye umuyamushyira amafaranga nta muntu yaturika habona nta n'umuntu ugomba kumenya ndagenda straight ngeyo tembera kuri brigade cyangwa azira umukobwa duhurira oya ugomba kubatangira imbere ya RIB rega ikibazo cya pole n'ubu afata abakobwa b'abana akabafata ku ngufu usebereza umugabo nawe se ko numva wamwishimye hejuru ko numva wishimye wumva wifuza ko yanamera numva mu diaspora muzima bagiye gusebya gutyo Timo wajya ugabanya amagambo sibyo uzuguruma gukina umwana wanjye umwe w'ikinege wowe ngo yafashe abakobwa waramufatiye karuko ntamugiraga inama se byihorere bitongera stress mu ibintu byarampangayikishije jyana ayo mafaranga yatange uzuzanye umwana wanjye mami kongera stress mu zindi nhorere ubu niko yabaye niko tumutunze ahora ari kuvuga pole yatishimye nanjye ntabwo nakwishima hari yari yarahagaze atari ibyo ashaka ni ikibazo ntabwo rero miliyoni 5 zaba ikibazo sibyo zijyane zumuza kandi nugera ukabona hari izindi ngorane zihari telefone nayo mu diaspora banyu ndabona ari ibindi bibazo yego ntabwo mbitinze indekira n'umubwire rero inzozi wari ufite kanguka nta kibaye ariko ndakubonye ntumbonye hanyuma miliyoni 5 dore ngizi zirahari cyo kufunguza umugabo wanjye hanyuma kubona umubiri wanjye rwose Yesu we no mu nzozi zawe kandi naza nzabimubwira uvuga ngo uramakanye soni ndaguhakaniye kandi nzanayimubwira teto nyumviye ubusa ntumviye ubusa ahubwo nkunyuje mu ijisho ndakubonye ntumbonye nagira ngo ubona nkabo ufungutse mu bwonko urireba uretse uburireba ukabona ngewe teta ndeba n'igihagararo cyanjye n'ubwiza bwanjye uko ndeshya uko ngana n'ukonsa ukabona ngewe wanjye hejuru wowe cyane rwose ntuzi uri giki
ikindi ngabanyamagambo iyo byanze ijyana ikabazaho n'inyagasambu nirarema setu ngabanyamagambo murakikuri miliyoni 5 cash kweri akantu kangana gacha k'ibiti miliyoni 5 urabona ngeze ancuza yo soni gusa ko mwaribonye ngo diaspora wa Swede oya ni ambasade wikoreye cyo gukora ega mabuja mini misitera amabavu ahubwo nawe ndetse urakomeye nukuri pe no si ubwa mbere ukizeho si ubwa mbere utunze ibintu nk'ibi ngibi si ubwa mbere se ahubwo nawe ndetse nukuri nabonye ukomeye pe gusa reka nkubwire injye nama nakugira kandi ubyumve nimba niyemeje kubikubwira niyemeje no kukugira inama ku buryo nyine ibintu bikora neza wowe fata zira miliyoni 8 uzishyure mamita uri kumva noneho akabari karaba kagiye mu maboko yawe neza mamita avemo bitabaye ibyo ngibyo araba transfer amafaranga yanyu akabere gasubire ku mutwe we ngewe nawe mu muhanda tuzajyanamo mayibobo kumata none se kuri mwinani njyango aricyo kikuvugiramo niko kuri none se kankubwire mamita yisubije akakabari wije kure ngo nje nacu tuzajyana ku muhanda twe mayibobo fata rero none se ko tangira yisuku nihagaze kamo rero ko konti yawe niba yuzuye konti mabuja wanzanyango nkubwire si rusukunga okay ariko matamo we fata amafaranga uyahereze mamita akabari bakakwandikeho hari ikindi ako ikintu gihe babimbwire nuko ntumva kandi waretse gukomeza kwitwara gutyo ko atari sawa ubimwemereye ukamusinyira akigendera bigutwaye ariko rero igihe ntabwo ngende ariko no kubisobanukirwa ibintu ngena nabikuye mu nzira ubu kumusinyira akana akagenda nibyo biguteye ikibazo ariko igihe naguhakaniye ku cyo urashaka wiki ko ntabyo shaka Soleye umubona uturiya mugore ko kuva yaza muri urugo ntaragera amahoro ndabizi ko utaragira amahoro pe ariko ihangane ibyo bintu nanabyirengagize wibagirwe ko Soleye ari muri iyi nzu nubwo ahari nubwo wumve ko ibi bintu ugiye kubikorera ketchup Soleye wimubara ariko uratekereza uzi ko gukora biriya bintu ariko ko Soleye yava muri urugo akagenda akagaruka ariko kurinya ku mutwe agasuzuguro ke urakibagiye wowe ye baba we ndabizi aragafite kajejeta kenshi cyane pe none se urashaka icyo ariko mbabarira umufasha umusinyira ntago bishoboka urumva njye urabizi nkora ikintu mfite inyungu yanjye ku bwanjye inyungu ufitemo wambwira niyi kandi inyungu ishaka kuboneka bitari ibyaka kanya nta nyungu wetekereza imbere ureke gutekereza ibintu bya hafi urumva ureke amarangamutima cyangwa ureke iki ndashaka kumenya Soleye uramuzi neza urumva ndabikubwira neza kuva yagaruka muri uru rugo sindasinzira sindaryama ariko urambwira iki reka nkubwire wabikoze ukareka ko iyo nyungu itazaboneka ejo cyangwa ariko iyihe kandi birashoboka wowe bikore nk'uwikinira umureka agenda ureke iyo nyungu itazaza mu gihe kizaza cyangwa se ariko reka nkubaza ibyo bintu nimbikora nk'iyikinira akazasuzugura nk'uwikinira ariko urumva icyo kintu ari gupfa kugihubukira nta kugitekereza cyangwa nta kukirebaho reka nkubaza nimureka akagenda byibura inyungu nzakuramo byibuze azana umwana wanjye tubane gusa umwana wanjye aje muri iyi dosiye nuko nagenda ariyo nyungu wenda nakuramo nkazajya nyivuga urumva kuko azagenda nkagira inyungu ukaza tukabana umwana wanjye tukabana byibura mu mutekano gavuga ko ari umutekano ngize byibura nkasinzira kandi ibyo umwana bubyihoreye sibyo ntago bishoboka twabivuganye njya kuza hano bubyihoreye by'umwana ariko mbabarira ubikorere ngiye ntago bishoboka ariko kwica reka nkubaza Soleye uramuzi icyo ni icyambere urumva none kimbabaza kikanshengura umutima nukuntu ugiye nagiye gusaba gatanya nkasaba divorce urumva mvuga ko umugore tutabana umugore akagaruka ngo turabana jewe bamubaza se bimeze bite ko yatubwiye ko mutabana ngo reka dango namakimbirane yo mu rugo ngo yaraje ngo arayisaba ngo kandi mari uwo muntu yari ahari wo kubizi ntiyagiye agatorongera yagarutse yaragiye ajya kuvuga ko wasabye divorce mu bana none se impamvu ari kusaba kujya gusiba ibyo papuro niyi nose agasuzuguro karenza kuvuga ko nakaye Soleye bitewe n'iyi ntabwo uri gutekereza icyo kintu nabyumvisha kandi ntabyo narinzi nabyumvisha ariko mva nkubwire mbabarira ubikorere ngewe utuze mu mutima wawe twinjire hano mu nzu tugiye kurangiza ntabwo bishoboka njye nabikubwiye none
kandi ntago ndi kuguhatiriza wowe nyemerera twinjire muri ino nzu tunye turangize bino bibazo. ariko reka nkubwire urumva ko kwinjira muri inzu ariho ngiye nakwemera ikintu uburyo wenda wanashima mu mutwe da nkabyemera sibyo nibyo ugiye gukora byibura icyo ndi bukore akose kandi wagireka kumera gute. Okay, nta kibazo reka ninjire ariko nanabisinya yego ariko nanabisinya wenda kuko uri kumvamo inyungu wenda hari izo ntumva uvuga ngo zizaboneka kandi mbabara twinjire mu nzu wowe ibindi byo byihoreye. Okay, niba wumva ko hari ikintu gishyashya ariko reka gukomeza kurakara cyane ntabwo okay tugende ubinyumvisha wenda mbisinye wenda hari icyo wambwiye. Well, I know you. You just know me. So how is it? Tomorrow? When? At 6. Okay, so did you remember to call David? Come on, man, muhamagare David man uryoshye kirori. Reba uretse ubwumva bwo waba uri ahantu David atari uba mubwire rero sibyo umva nyine mbanze mubwire if you don't have girls you just let me know then man nushaka tita nushaka kumbwire de nushaka kumbwire ba Sandra nushaka kumbwire ba Anita nushaka kubagenda kuzanira amazina yose atangizwa na A kugeza kuri Z do choosing. Bro, you know me, my name is Prince, man. Ngaho mva ngo amafaranga agusema 200k niyo mafaranga abaye ikibazo kwiri wembwira nyine mbigukore bro uretse gatanze nitabe grand frère gato. Hello yo ndi home ku ruganda ze kugira n'ingewe ngiye nkora mu ruganda ngiye nkorana namwe. Oya ariko ntukambwira ibintu nk'ibyo ngiye nkora akazi k'ubukonsilita kandi nabwo nkakora gake gashoboka subizi se ngi ntabwo nkora aho ngaho sinza mu nama yanyu ibintu mwa wateguye rero mu mahagarara mugira n'ubwo nzi ngo nibi none se nyine come on umva grand frère uretse gato ndi kuri moto ubwo se ntabwo uri kubyumva. Niyo mpamvu utari kunyumva ndaje uretse gato akose moto we wagenze neza uburamutse uguje umva se umva grand frère uretse nyize munsi y'umunara waguye gato nta neto akazare kanze muvugishe rekanze atangusha uyu mumotari ndabona agenda nabi n'igisaza ariko moto ndaguka akose wo hano umunara uri hehe koko wowe sengenda umunara none se uko ubizi ubu nabamagararanye nawe guki iruhande rwawe nkabona rizo gute wowe nubizi ko abantu bize electronique yuko iyo uri munsi cyangwa uri ahantu hafi y'umunara nta rizo ziba zihari. Okay nta bibazo ubwo nanjye naguciye hejuru urabona wancaye hejuru nubwo waba ufite uri umunara umeze gute urumva wowe wancaye hejuru ukabishobora cyangwa nyine urashaka kunca hejuru. Oya tujya heza ninjye uri kubwira sigura ko nawe nukazajya undenganya kwe ubu nkawe uraje umutangiye kunkoraho unkize muri mudu utumye ubushagara buzamuka rezo zirabonetse hako wajya ubimenya yuko none se urabona nari mindiye umurongo ubu hano kano kanya uhinduye umurongo of course ngiye mba mvuye kuri 3G ngiye kuri 4G none aka kanya mbaye nyiconnecta ngiyeho nutangiye kanya urahindura na simukadi kandi simukadi ngiye nushaka kumbwire nkoresha Airtel na Tigo wangira umunara ushiritse koko ku buryo noneho network azibura ugahita uhindura na simukadi nise kumubwira ngo tugende ume kuri mutene ko umunara rega ntabwo umunara nta kintu bumaze udafite internet umunara udafite rezo nta kintu bumaze tugende unconnecte n'ubundi nanjye nirebe akishije wangiza kanara gatoya ku buryo uhindura na simukadi ngo umunara waba ari uw'abana nako se ubundi uwo munara no gukora icyo ari ukoncerenga ngiye nyine n'ubundi ari byo tugiyemo come on nanje akagusuhuza ariko ndabona witegura ariko rwose ntacyo biri bukumarire ntabwo nenda gusinya kuri izo mpapuro. Kubera iki se Jerry? Kubera iki utari gusinya kandi wabinyemereye? Ndabizi ugiye mu kazi kandi uko mbibona biragaragara ariko se tekereza nuramuko ugiye nise nigenda hazaba iki
si nk'uko umuntu agenda n'ubundi akagaruka ningenda hazaba iki. Ntabwo nenda gusinya kuri izo mpapuro rero. Ikindi kandi ngiye nta nyungu mbibonamo. Wagenda utagenda nta nyungu yanjye mbonamo. Ese sheri ninde yakubwiye ko ibi bintu nta nyungu bifite? Ntabwo uzi ko ngiye gukora muri UN nabikubwiye kandi uzajya uhabwa 30% y'umushahara wanjye. Urumva ayo mafaranga ari make ku buryo uvuga ngo nta nyungu ufite. Ko 30%. Ngiye nkazajya nkora ugahembwa. Byibura so umushahara ndawuzi ku buryo uvuga ngo 30%. Uwo mushahara ndawuzi. Nese ikibazo nuko ubumenye kugira ngo ukunde usinye. Ntago nta nyungu mbibonamo sibyo. Ese yo 30% nangahe? Uwo mushahara wawe nangahe? Ariko se nakubwiye ko uzajya ufahabwa amadolari 300. Amadolari 300 urumva ari makeya. Amadolari 300. Aha. 300 wicaye hanga nta kintu wakoze ari ngiye uriwe ukandwa imitsi ndi gukora. Amadolari 300. Ukayampereza jewe Cyane. Turebye papuro. Zanasomeye kontra. Amadolari 300. Karekaye. Ngo kandi wemerewe no kuzajya uza kunsura mu gihugu ndimo cyose nzaba nkoreramo. Ngo bikabanza nabyo ni profit kuri wowe. Ngo bikabanza bigasinywa n'umugabo. Nese ntitwasezeranye nyine. Ariko sore reka nkubaze. Ntago nabyemera niba tatugabanyamo kabiri nkatwara 50 nawe gatwara 50 ntago nabyemera. 50 ubusubu hano bumva reka nkubaze sibyo 50 kuri 50 niba tayampeze 50% usubirana ibintu bya Erega ntago ari twebwe tugena amategeko ya kontra ibifite clause zirimo nemeranyije n'abakoresha ngiye gukorera nabo. Reka ntago ari ubempose. Nanjye ndigiye ukeneye kandi nabo barankeneye sibyo. Nigendo babwire niba ta 50% babyihorere byose bagoma. Ibyo ni ibintu erega ntago ari baguha 50 ahubwo icyo kontra yanjye ni kigena. Ntacyo bivuze urankeneye baragukeneye mwese murankeneye. Gendo babwire niba ta 50% babyihorere. Ntago nenda gusinya kuri bino bipapuro. Ego so wagiye wumvikana. Nje se ndumvikana iki? Kuki udashobora kumvikana buri gihe ibintu bye. Okay, reka mborohereze. Reka mborohereze. Akira, mumereze 60% kuko ari gihe uzasigara inshingano z'urugo. Izihe nshingano z'urugo? Izurugo nyine susu ugiye kugenda. Wakumvishije Soleye ko. Ariko se ndamwumva n'ikiri. Inshingano zitari ubonye amafaranga ari hano. Ni gute azajya ahembwe igihumbi cy'idolari nkabwo 300. Nyine ngo baza nkubwiye. Soleye wamwumvishije ukamusinyira akagenda. Ahubwo reka nzana urupapuro rusigaye. Ntabwo ngiye namusinyira. Ariko se ubusoro uba muzima wowe. Niye ntabwo dusoreye kane. Nubwo ubona mufata nabi mubwira nabi ngo mba mugira gute ni ishuremo ndi gushaka kumutoza kugira ngo azagere ku byiza namuteguriye ameze neza. Ariko mabuja bora ibye simbizi. Ntabyo uzi nyine niyo mpamvu utagomba kugira ikindi wongeraho. Gusa nyine tukote nta mutima mubi pe kari igihe kizajya nkamushimisha kandi nakabibona ko narwa mu bwari urimo. Se amamagaye. Bishobora kuhamagara. Kanziga. Ubanguke ntabwo turasozanya ibiganiro. Amata. Utinze nida gushaka. Baba jama bo muri Rwanda Revenue baraje barashaka boss. Yego. Ngiye kumureba boss sarimo hari. Uramushakira iki? Baje nyine babura baje kureba iby'imisoro n'ibiki byose ntago mbizi barambwiye ngo mbashakire boss ngiye kujya kumureba. Ntago none se ntago ari wowe bashaka ngiye kujya kureba boss. Iki? Uvuze ngo iki? Unaga ari nde bashaka? Mabuja barashaka boss to code. Wowe ibintu baje kureba sinekereza ko hari kintu ubwo bwawe bukora buti. Hari igihe ukora igihe udakora. Ubu tuvuga na boss ninde? Boss ujye gwamagana inde kandi usize imbere yawe. Okay. Nago mugaragara mu maso nago ubona ko ari njye ugagaza imbere. Okay, hari bibwo ngubwo genda ujya kubitaba nari bigusa ngiye banumye boss kubera ko nzi ko ibintu by'imisoro. Nanye kuvuye jambo ngo aragutumye boss. Bari banumye tukote kwa ko nzi ko ari we usanzwe ukurikirana biriya bintu simbizo ke nari binimbu ari wowe ujya kubitaba bagenda ubitabe ko bari hararuguru. Niba ari njyewe ninjye ujye kubitaba. Kandi ikindi tukote nagomba kumenya ibingibi ko ninjye boss ujye kubitaba. Tukote aizi abaje
yaba agiye kuzambya bino bintu bya tukote. Oya tabyica. Mbabarira mu Soleye, mbabarira umufasha. So ayo mafaranga yakubwira koko kamwe nyingo nakumva reka nanjye ndakwiririsha. Ese nuko mukunze kurushaho. Ukwiririsha byagende gute? Agenda ariko byibura yagiye tugira n'icyo dusigara. Ariko si nuba wumva. Ushaka ko agenda? Hari ikibazo sagiye ariko agasika ikintu. Muri make ni imitwe. Imitwe. Uri kwiriza kugira ngo pega umugabo cyakora kanika nkubwiza ukuri sinzigera mutererana mu buzima. Babarira ngo ufashe turire agenda katwica. Kabika nakantu gatubutse ndabizi namagana. Nese 30% yenda yanze. Nukumweka ko umuntu amukunda. Nta mafaranga azasanga yandi gusa unukora hirya ugafata. Ani wamba bari kumva Soleye ibintu ari kukubwira ariko wabarira. Mbabarira. Kecha ceceka. Kandi hari igihe uneraga hinda. Ceceka. Unubizi neza Soleye aramutse avuye mu rugo ubona urwasigara rute. Rwasigara gute? Ubu se dushyize hamwe tukashaka ikintu dukora ntabwo Soleye yagenda nayo mafaranga akayohereza tukagira ikintu tugeraho. Waretse gukomeza kumubuza amahirwe ariko kani. Ariko ubona nawe umuntu azajya ahora byinshi. Reka nkubaze ko atagenda tubayeho. Ko atagenda tubayeho. Ubona ngiye ntabwo ndi gusibye papa reka. Kanire ko uwo mugore agira. Aravuga iki ariko? Aravuga iki? Ngiye ndi kureba inyungu z'umugore wanjye. Ariko reka nkubaze. Urasiga umugabo wawe ubundi ujye he? Ako kani wagiye ure kubwo bute? Niho ugiye kujya usiga umugabo wawe. Warebye ibibazo biri muri uru rugo mu kazi. Ako kazi ndakumva aho uri hano waburaye wabwiriwe. Ndarya ariko sinijya neza bikwiye. Urashaka kurya neza rero. Kani wakumvishije undi mwana waretse gutera Soleye agahinda wowe. Mama mahoro urumva? Soleye ngenda wowe. Soleye uzi akamaro uzi akamaro. Kani uri umwana wowe yagenda ntabwo najiceka waretse Soleye agenda bigutwaye igihugu. Kecha mbabaro gabanyamarira ubwawe. Waretse Soleye agenda agashaka amafaranga tukabaho wowe rero tuzakomeza twese kuba tumeze nk'urugero ko wagira impuhwe kuko kani waretse Soleye akagenda wa mugabo kandi njye uri kuntera agahinda ndi kumva nanakiyabura kumena ibi bintu uri gukora. Shaka niba Imana izakubaza Soleye uyu mugore uramubabaza kandi uyu mugore aragukunda arakuvunikira ntacyo adakora ku bwawe ariko reba ukuntu uri kumwahageza kandi wagize impuhwe koko kandi wanyumvishije mbabarira kandi wabaye umugabo mwiza kandi wagize impuhwe koko ubu se ugira ngo ubundi umuntu wawe agukorera iki? Kani reka nkubwize uko Soleye nutamureka ngo agende nanjye ndasohoka muri uru rugo nigendera mvawe ntafata njyewe ndekura niba uzi ko Soleye atagenda nanjye ndigende kandi Soleye ibintu nkubwira ni ukuri njyewe yanga kubyumva yasinye ko ari ku mpamvu z'umuryango arumva ari impamvu zanjye zonyine gusa. Shakani wafashije Soleye koko ubu se kweri baramutse bamubwiye ngo waratinze birarangiye byaba bikumariye iki wamusinyiye wowe? Erega Soleye ngenda gukunda nubwo ari ibyabaye byose. Soleye uri inkingi ya mwamba muri uru rugo kandi wasinye koko n'akazi kawe. Soleye ibi ngibi mbikore ketchup kubera ukuntu arize kurya ibi ntibigaragaza urukundo sibyo? Nukuri Soleye ndamukunda ntanakwitanga. Ngani mureke dusenyera umugozi umwe kuko na amahirwe nimbaho neza ntago ubuzima buzaba bwiza kuri njye njyenyine. Kani sureba kuri Imana ishimwe ko bibaye. Shimira wakoze cyane rero kubisinya gusa uhamagare bakuve biriya byangombwa vuga ko tutatandukanye sibyo? Vuge ko ibya divorce nta bihari kandi ntubone ketchup arira kuba ketchup arira ndabyumva pe namarira yo kugira ngo nshyigikire namarira y'ibyiza nyifuriza ibyiza kugira ngo ngende nkorera umuryango nkuko byahoze twiteze imbere ndabyumva nyine kuba mugiye kutambona hafi yanyu ni ibintu bigoye cyane kandi nanjye birangoye pe sibyo? Ariko
ntabwo nzajya kure yanyu mu bitekerezo murankunda nubwo mwabigize nk'ahari ibintu bikomeye mugerageze mu byoroshye nyine mwe mwige kubaho ntari hafi kubera yuko sindi kure yanyu mu mutima nzajya ndarambarota amanywa na nijoro sibyo sheri Soleye ntabwo byose kandi ngo ababiri bishe imbwa y'umwami irahera ngo nabagiye inama Imana irabasanga tumere rero nka wa mugani w'aba bavandimwe batatu sibyo kandi ntukomeze kura ndabizi ketchup arankunda niyo twagirana ibibazo ariko ni umugore unyifuriza ibyiza unyifuriza kugira ngo njye gukora arankunda pe ndabibona kandi hagati yacu hatajemo urucumbeka numva n'umugabo nta kibazo twagirana sibyo sheri gutariza umugozi umwe murakoze Soleye Imana izaguhereza kandi uzarya tuzicara ni ukuri komeza wisetse abo kecha reka nkubwize ukuri ni wowe mwicanyi urumva ni wowe mwicanyi ako kujugira uwo mutima amarira turutse he gusa se wambwiye ngo tufatanye